Reka nkubwire, kubaho ni umukino. Nta kintu na kimwe kiguma hamwe gihari. Nta kintu na kimwe uziha kugeraho ngo ukigereho uhagume. Nta hantu uzakenera kujya ngo nuhajya wahabonye wumve birarangiye. Nta kintu uzakenera kurya ngo nukirya wumve birahagije. Nta muntu uzakenera guhura nawe ngo nuhura nawe wumve birahagije. Ibintu byose birahindagurika. Nta butunzi bubaho uzakenera kugira ngo nubugeraho wumve birahagije. Nta ngano y'amafaranga runaka uzakenera kubika ngo numara kuyabona wumve arahagije. Ntibishoboka. Nta murongo uziha uraguha ibyishimo uzawuhorana iminsi. Ntibishoboka. Birahindagurika. Niyo mpamvu nkubwira, kubaho mw'ubu buzima, kubaho neza ubohotse wishimye, bifate nk'imikino. Kuri ubona umuntu ajya gukina nta kintu yitayeho, atitaye ku nyungu iri buvemo, atitaye ku cyo biri bumarire, just we agakina gusa. N'ibindi aba ari kujya ubikora. Niba ari akazi genda ugakore, yenda urateganya ko cyangwa urabizi neza ko haraza kuvamo haraza kuvamo inyungu cyangwa se amafaranga cyangwa izindi nyungu uri bukenere. N'ibyo birahagije. Were kwirirwa ugira ubwoba, were kwirirwa wikomfurika ngo urabikora neza gute, birarangira neza gute. Oya, ikiravamo ni icyo ngicyo. Havamo byinshi, havamo bike, twara ibyo ngibyo wishimye. Kuko niyo urakuramo byinshi uyu munsi, ejo siko bizakomeza paka. Reka birahindagurika. Nawe ubwawe uko uri bugakora uyu munsi wishimye, ejo ushobora kugakora noneho nawe wumva nta mbaraga wabihiwe, ariko uragakora. Niyo mpamvu rero ikintu cyo kuvuga ngo ibyo dukora dushyiremo ubuseriye, intego wihaye shyiramo ubuseriye zituma urara udasinziriye, uzitegereza. Urazitegereza nuzigeraho uzabona zidahagije. Uzi impamvu? Isi dutuye niko yubakitse. Hari n'aho bizagera usange ibyo tubyuka buri munsi dushakisha nabyo ubwabyo biba bidushakira, cyangwa nitwe ubwacu tuba twishakisha. Uri kumva iki kintu? Uzitegereze n'ikirere nacyo ntigihora kimeze uko kimeze. Ibimera ubona kiba gihagaze neza, mu kanya ukabona umuyaga wagishyize hasi. Ikimera cyari cyiza, igihingwa cyari cyiza, ukabona umuyaga wagishyize hasi. Ariko wa muyaga iyo urangiye hari igihe cyongera kigahaguruka. Uyu munsi uzaba uri ahantu uri kumwe n'abantu, museka, muganira, mumeze neza. Kanya n'uba uri mu nzira utahure n'umuntu agukubita ijambo cyangwa n'ibintu bikubabaze, ntiwibuke ko wigeze no guseka. Urumva ukuntu ibintu bihora bihindagurika. Bisaba kugira rero ujyane nabyo, ubyinane nabyo. Nugera mu bikubabaje ubabare, nugera mu bigusetsa useke. Naho niwumva ngo uzakomeza ku murongo urimo, reka ntibishoboka. Ukajya kubona ukabona umuntu arimo ararwana no kwisiga ngo ake batamubona ko ashaje. Ntibizashoboka, bizarangira ushaje. Ukabona umuntu arimo ararwana no kugira ngo yambare neza, ari kuzenguruka imbere ya miruwari inshuro igihumbi n'igihumbi. Mu kanya nagera hariya mu nzira imvura ibiraguye, cyangwa unyure mu nzira irimo ivumbi rikuzamukire, ejo ya myenda uzaza uyifure, ntabwo izakomeza gusa neza uko yari isa. Simvuze, munyumve neza, simvuze ngo ureke kwiyitaho. Simvuze ngo ureke gufata ibintu ngo ubishyire ku murongo, ariko bishyire ku murongo ufata ko ari nk'imikino, siko birakomeza. Uzabikurikirane nawe ubigenzure. Aka kanya uraba wumva ijwi hejuru mu kirere ry'inyoni, mu kanya ube wumva iry'umuyaga, mu kanya ube wumva ijwi ry'imvura. Nuko nguko mu kanya uragera aho abantu bari guseka, mu kanya ugera aho bari kurwana. Ni uko nguko tubaho ubuzima buhindagurika.
mu kanya uragera aho abana impinja zavutse, abantu bishimye ubukwe bwabaye, mu kanya uragera aho abantu bari mu bibazo babuze ababo, ni uko nguko niko bihindurana. Ese urambwiye ngo nuhe murongo uzaha ubuzima ngenderwaho udahinduka? Njyewe reka nkubwire, n'ubu ngubu ndakubwira ibi ngibi si ukukwigisha, ni ukuganira. Nta bintu byo kutwigisha bihari. Baratwigisha iki se ko nta gihoraho? Si ubundi ibyo batwigisha byo wavuga ngo byavuye? Ni ibyo bafashe aho ngaho nyine batwigisha. Ni ukuvuga ngo ahubwo ibyo wumvise, niba wumva ko hari ibyo ugiye kugira ubyemere, bishyire mu bikorwa urebe, nibigukorera uvuga uti ibi nabyiga nabikurikiza. Naho ibintu byose ubonye uvuze ngo ibi ndabiha umurongo ngenderwaho ngo ubwo niko bimeze, bijya kugera nyuma ugasanga waribeshye cyane. Njyewe ibi ni ibintu maze kubona rwose, nkorera ubushakashatsi umunsi ku munsi. Nta kintu kiri aho ngaho gihoraho, buri kintu kirahindagurika, ahubwo icyo dusabwa ni ukujya tugendana nabyo. Cyane abantu hano hari episode ibanza nigishaho meditasiyo. Iyo ukora meditasiyo ho bigera ku rwego ibintu byose ujya ubyitegerezaho n'ibitekerezo byawe uko bije, siko byose biba bigufitiye akamaro, urabyitegereza ukabibona bigenda, byose bikunyuraho bigenda ubireba, ibiri byiza ukabikurikiza, ibitari byiza ukabyihorera. Ibi nkubwiye bitangira ubigerageze nawe, uzaze dusangiza igitekerezo cyawe hano. Murakoze.